uko mubona urupapuro gutya n'ubutumwa bumeze gutya ni itangazo ni itangazo Imana tugeneze Imatenge Imana turwanirira nagiye kubona mbona abantu benshi bari kugenda bagendana ntibemera ariko ibyo igiye gukora bizatuma abantu basenga ndavuga ubutumwa nk'uko Imana yabumpaye intumwa ntiyicwa mbona igisiga kinini mu kirere kirahatinda Imana irasivugana nanjye waba uri burasirazuba waba uri mu majyaruguru mu Rwanda Igisenyi Rubavu umuhanda wose Kigali iyi message ni yawe intumwa ntiyicwa ndagira ngo munyemerere mbanze soma ijambo ry'Imana Imana tugiye neza dusome mu Gutegeko kwa kabiri ibice byaho 28 n'umurongo wa 7 haravuze ngo Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe bazaca mu nzira imwe baguhunga bagusanganiye baguhunge baciye mu nzira ndwi amen amen kongereho hano muri Matayo 15 murongo waho wa 13 uze ngo arabasubiza ati igiti cyose data mu ijuru adateye kizarandurwa Imana tugeneze nyemerere ubane nanje muri minota ubu n'ubutumwa Imana impaye n'ubutumwa buvuye kwisuba byose kuva ku Imana bingana no gukora kwayo Imana ikinga ntawe ukinga yitambutse ntawe itangira kandi yikinze ntawe wakingura Imana tugeneza Uwiteka shime Uwiteka himbaza kuko kubana ni Imana ishira hasi kandi igashira hejuru ni Imana ishira ku cyavu kandi igakurayo irakenesha kandi igakenura ishira ku cyavu kandi igakura ku cyavu Yesu rimwe ari kugenda andi kumwe nabigishwa be haleluya ngo bakera umugani arababwira ngo umuhinzi abibye imbuto arayishyira abahinze mu murima ngo ariko bagiye kujya kubagara basanga harimo n'urukungu baramubaza ngo mbese ko twabije imbuto nzima urukungu rwavuye arababwira ngo umwanzi ni wo wagize aco cyetse kuba ngo umwanzi ni wo wagize aco mama umwanzi ni wo wagize aco ibyo ubona izo ntambara ntabwo ari uko Imana yabyemeye umwanzi ni wo wagize aco ikibazo ari ibintu bijya biba ku bantu rimwe na rimwe bagashaka yuko kuba ko ari ubushake bw'Uwiteka Imana ntabwo ari ubushake bw'Uwiteka Imana ibyo buri kunyuramo ntabwo ari uko Imana yabyemeye umwanzi ni wo wagize aco izo ndwara umwanzi ni wo wagize aco izo ntambara umwanzi ni wo wagize aco icyo gisuzuguro umwanzi ni wo wagize aco Imana tugeneza umuhungu yafiyasanye n'umukobwa umwe yitondishe undi mwitashushu Imana ibigambire ko ariko basahora ariko bamara kubana umwe bagashwana suko Imana bishatse umwanzi ni wagize aco umubyeyi akabyara umwana Imana tugeneza agatera agasimbiza agashima ababyeyi bakavuza impundu ariko bwace kabiri umwana akamunanira agahinduka ikirara suko ariko Imana bye umwanzi ni wagize aco ndajya mvugane nawe umwanzi ne wagize aco izo ntambara ibyo bijyagezo umwanzi ne wagize aco ndavugane nawe wari wubatse urugo igihe kiragera Satani araza afata umugabo amusora mu rwara mujyana ntabwo ari ku Imana bye umwanzi ne wagize aco izo ndwara zikora zidakira warivuje ze gusa hose gukira byaranze suko ntoya ntabwo ari ku Imana bye umwanzi ne wagize aco mama umwanzi ne wagize aco izo ntambara ufite mu kazi kawe umwanzi ne wagize aco ubwo burwayi ni umwanzi ne wagize aco umurura kukubita ukakubabura mu birenge ndavugana nawe wa mama we umuriro wo gutwika mu birenge amava kumva arahinda umushyitsi umwanzi ne wagize aco ntabwo ari ku Imana bye umwanzi ne wagize aco tapere bose konta matugeneza umwanzi ne wagize aco ayo marira akogenda kadashi umwanzi ne wagize aco iyo diabete yo kanseri umwanzi ni wo wagize aco
umwanzi niwe wagize atyo. Ako kavo k'abademoni mu rugo rwawe Satani yarashe narunyeganyeza, umwanzi niwe wagize atyo. Tapele buze ko trebo wa mukobwa we ubu rupfusha ubukwe ntabwo ari ko Imana byi, umwanzi niwe wagize atyo. Imana tugeneza nuko ariko Yesu atambutse ari kumwe n'abigishwa baramubaza ngo be bavuga ngo bese ejo iki si cya giti umwigisha ejo yavumye none ko cumi. Imana tugeneza byasobanuraga iki? Ni Imana mu ijuru ibasha kurandura ikibazo igihereye mu mizi, ikarandura indwara, irandura igisuzuguriro, irandura kandi ibikora ihereye mu mizi, irandura ihereye mu mizi. Kuko ubwo igiti cyose data adateye kizarandurwa, ni ku ijambo litubwiye. Igiti cyose data adateye kizarandurwa. Imana tugeneza, Imana turenge, Imana turwane, Imana dutabare. Umwanzi ni wagize atyo, umwanzi ni wagize atyo. Uwiteka tugeneze, Imana turenge, Imana turwane, Imana dutabare. Umwanzi ni wagize atyo, umwanzi ni wagize atyo, umwanzi ni wagize atyo. Kagambane ni kenshi mu kazi ka, umwanzi ni wagize atyo. Icyo ni igiti kitate n'Uwiteka kigomba kurandika ku bw'ijambo ry'Uwiteka Imana ko rivuze. Igiti cyose data adateye kizarandurwa. Cyakoze Imana ijya yemera ko ari igihe baterana, bigatubwe ngo guterana bazaterana. Imana tugeneze igihe izemera, hari igihe yemera ko bafata umwanya wabo bakawupfusha ubusa bagapanga bagacura imigambi. Ariko ndashimira Uwiteka Imana, ni Imana izigatatanya. Imana tugeneze guterana bajya baterana, ariko ndashimira Imana yuko ijya iburizamo imigambi y'abademoni. Nshatse kuvuga ngo umwanzi ni wagize atyo, icyo giti kigomba kurandurwa mu izina Yesu Kristo naziti. Yoze Uwiteka Imana ugakora byo gukiranuka, witega kugeneza Imana wishibana nawe. Nta hantu habi Imana atavana umuntu, nta n'ahantu heza Imana atamugeza. Amaboko y'abantu ni magufiya, n'ayanjye ni magufiya, ariko amaboko y'Uwiteka Imana ni maremare. Uwiteka tugeneze, Imana turengera, Imana ibane natwe. Imana tugeneza natenge babwira ngo naje mfite ubutumwa meze guki n'itangazo. Imana tugeneze, Imana turenge, Imana turwanirire. Nagiye kubona mbona abantu benshi bari kugenda bagendana ibintu bimeze nk'amatangazo. Imana tugeneze ugasanga umuntu yambaye ibubu nziza, ikanzu nziza akaberwa, yatambuka ati runaka aratambutse. Nkabona undi yambaye kositimu nziza yambaye araberewe. Ariko ikitangaje nagera kubona nkabona bamwe bagendana ibintu by'amatangazo. Ndabwirwa ngo n'abantu Satani amarica amatangazo, n'abantu Satani amarica amatangazo, hari abantu Satani amaritse amatangazo. Uwiteka tugeneza, Imana turenge, Imana turwanire. Ariko sete kukubwira ngo ni Imana icagasuzuguro, ni Imana icagasuzuguro igandira amateka. Uwiteka tugeneze, Imana ibane natwe. Haleluya, haleluya. Yuri mu kibazo nawe isobanura, ahubwo njate kukubwira ngo aho, haleluya, 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 umupira aho warengeye ni hurengurirwa. Umupira aho warengeye ni hurengurirwa, umupira wanjye ni hurengurirwa. Aho wasebe ni Imana igiye kugutabarira, aho wambariye ubusa, aho waririye, aho wababari, naho ni Imana igiye kugutabarira. Aho watera agaciro wababariye wariri, ni Imana igiye kugutabarira. Ndagusabye mama, ndagusabye papa, mukobwa, musore, nyemerera niba haleluya unizere ko aho waririye wahanditse muri agenda, wanditse muri agenda. Kuko irya haleluya aho waririye niyo ugiye kuzatabarirwa ugashima Imana. Kuko Imana gutabara handi bazagira ngo wavutse waratabawe, ariko waririye wasebeye, aho ni Imana gutabariye. Ni Imana gutabariye, ni Imana gutabariye. Imana tugeneze, Imana turenge, Imana turwanire. Ni Imana gutabariye, ni Imana gutabariye. Ni haleluya. Njye kona rero nkabona abantu bagendana amatangazo. Njye kona nanone ndabona itangazo byari rimeze nk'icapa nanone ku mazi atandukanye. Ndabaza ngo mbese Imana ngiye no kubera iki? Imana irambwira ngo nako ndibaza ngo mbese hari hano se harakodeshwa haragurishwa n'iki? Ndabwirwa ngo ni amatangazo azacamunara. Hari abantu Satani agiye amanisha amatangazo. Ariko igiti cyose data adateye kizarandurwa. Imana ni Imana, Imana amatangazo. Twaperebo ndavugana nawe, ubwo burwayi ni igiti kitatewe n'Uwiteka Imana. Izo ntambara ni igiti kitatewe n'Uwiteka Imana. Umwana wawe urwaye waravuje gukira byaranze, icyo ni igiti kitatewe n'Uwiteka Imana, kigomba kuranduka mu izina rya Yesu Kristo. Cyo dusabye ijambo ry'Uwiteka Imana muri Matayo yambwira ngo uyu mareka Imana nazabwira Yosefu mu nzozi, ahubwo ngo fata umwana nyine basubize iwawe, kuko rero dubarwanya yapfuye. Imana tugeneza,
hari Herode ugomba gupfa, Herode ukabona Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Haleluya. Kwizera kurarema, kwizera kwategeka, kuva ku Imana bingana no gukora kwa. Yo wizeye Imana, kwizera Imana kurarema. Icyo usabwa ni ukuba mu ruhande rw'Uwiteka Imana. Zibura umuyoboro wo kwizera. Kibasa abantu bavuga Imana ariko batizera. Wizera imbaraga z'Uwiteka Imana. Nje ntacyo nashobora, nawe ntacyo washobora, ariko Uwiteka Nyiringabo, haleluya, yampaye ubutumwa ndabukuzana. Igiti cyose data dateye kizarandurwa. Igiti cyose data dateye kizarandurwa. Ni wowe Imana ugakora ibyo gucira nuko ukagendana n'Uwiteka Imana, ukenera cyane igisa nacyo, usaba n'ubwiza bw'Uwiteka Imana. Haleluya. Uwiteka ashimwe cyane, mashimwe cyane, Uwiteka bw'icubahiro. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga neza muri Zaburi 91 ngo uri mu rwisho rw'isumba byose, azaguma mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka ni uri ubuhungiro bwanjye. Haleluya. Uwiteka ashimwe cyane. Amaboko y'abantu niyakurekura Imana azagufata. Mu mujyi byanze, mu cyaro byanze, ndashuvuga mu mbaraga z'Uwiteka Imana. Uwiteka azakujyana zikaza kurengera. Imana ikwambika imbaraga kandi gusiga amavuta. Dukeneye amavuta y'Imana, dukeneye ubwiza bw'Uwiteka Imana, kugirwa neza n'Uwiteka Imana. Niyo mpamvu ndavuga umwanzi ni wagize atyo. Bibiliya ivuga ngo igiti cyose data dateye kizarandurwa. Igiti cy'abadayimoni, igiti cy'igisuzuguro, igiti cy'uburwayi, icyo giti nawe uzi. Cyo giti uzi Satani yateye iwawe, yateye ku buzima bwawe, yateye icyo kigomba kurandurwa. Yesu aravuga ngo haleluya, haleluya, ngo umwanzi ni wagize atyo. Reka nkubwire, umwanzi ni wagize atyo, umwanzi ni wagize atyo. Ndashimira imbaraga z'Uwiteka Imana, ndashimira Imana ivuga bikaba, ndashimira Imana itegeka, ndashimira Imana. Uwiteka tujye neza, Uwiteka abane natwe. Ni Imana, haleluya. Ni ubutumwa Imana yampaye, hari amatangazo agomba kumanuka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Haleluya, haleluya. Imana tujye neza. Aho waba uri hose ugomba guhura n'Imana, ukabona Imana. Haleluya. Uwiteka ashimwe cyane. Waba uri burasirazuba, waba uri burengerazuba, aho waba uri hose hose, Uwiteka arashoboye. Ni umurengezi n'umutabazi. Umwikomezeho, niwe berizima, mumwikomezeho. Imana tujye neza, Imana turengere. Gusa ni ikisabwa kugira ngo ubashe kubona umugisha w'Imana. Icyambere ni ukuba wishimirwa n'Uwiteka Imana, ni ukuba wishimirwa n'Uwiteka Imana. Ndetse iyo wumvise ubutumwa bwiza ugasanga hari naho ufite umugabo w'Uwiteka Imana urigiye kuri Imana wagiye mu byaha, upfukame wihane usaba Imana imbabazi. Ni Imana y'imbabazi. Hari ku ijambo ry'Imana ryatubwiye Matayo 15:13, igiti cyose data dateye kizarandurwa. Imana irandura icyo gisuzuguriro, Imana irandura izo sineziti, irandura imitwe idakira, itikama imbaraga z'umwijima. Imana itatanya imbaraga z'umwijima, kuko kuvuga ko Imana imbwana gukora kwayo. Kubera ko hari igihe ushobora kwivuza ukivuza, ariko wagirwa umugisha ku Uwiteka Imana, Imana ikakuvuga ngo ndagukije, kuko kuvuga ko Imana imbwana gukora kwayo ni ukuri burya ubukize. Imana tujye neza, Imana imwijira bane natwe, ariko bishobokera uwizeye. Imana tujye neza, Imana imwijira bane natwe. Haleluya, haleluya. Bishobokera uwizeye, kuko kwizera kurarema. Haleluya, haleluya. Kwizera kurarema. Imana tujye neza, Imana turengere. Kwizera, zibura umuyoboro wo kwizera ngiye gusengana nawe, zibura umuyoboro wo kwizera ngiye gusengana nawe, kuko abantu benshi basenga ariko ntibizera. Kwizera kurihariye, kwizera kurarema, kwizera kurategeka. Imana tujye neza. Kwizera, hari ukwizera kw'abanyamategeko, hari ukwizera kw'abanyamadini, hakaba no kwizera kw'abanyamwuka. Kwizera kw'abanyamategeko ushobora kugenda urugero bakakubaza ngo mbese niki kitubwira ko uyu mugore ari uwo mwasezeranye byemewe n'amategeko? Ngiyi certificat de mariage, icyo ni ikimenyetso cyekara ko wasezeranye. Naho kwizera kw'abanyamadini, niki kitubwira ko wabatijwe? Ngiyi ikarita y'umubatizo, ngiyi ifishi y'umubatizo, cyangwa ngiyi ishapure. Ngicyo uko no kwizera kw'abanyamadini. No kwizera Amana tujye neza, kwizera kw'abanyamwuka, Amana tujye neza. Kuba mu mutima, kuba mu mutima ni ukwizera kurema, kwizera kutegeka. Imana tujye neza, ni ukwizera kwa kundi gufata imisozi kukayikubita hasi, nanone kwizera gufata ibitariho kukabirema bikabaho. Uwiteka ashimwe cyane. cyacu urumwe mu bakozi b'Imana, umuntu ajya ahamagara, yamuhamagara atarakubwira ikibazo cye, ukamubwira ibibazo afite byose n'ibibazo n'ibimwugaje byose, ukamubwira Imana ikabiguhishurira.
kugira ngo ugere kuri urwo rwego rwo kumenya ikibazo umuntu afite, intambara ari kurwana, ibibazo uburwayi afite, atabikubwiye wasenze amasengesho angana ate, bisaba izihe mbaraga ko kugira ngo ugere kuri urwo rwego uriho? Ntabwo nsenga amasengesho arenze ay'abandi basenga, ahubwo gusenga ni uguhozaho, ukaba mu bihe byo gusenga, kuko hari n'igihe umuntu ashobora gusenga amasengesho y'iminsi 21 nk'aya Daniyeli, ariko akiyavamo none ntabashe gukomeza kwirinda, ahubwo agacumura ku Uwiteka agakora ibyaha. Rero byaba byiza ko niyo wakora ay'umunsi umwe cyangwa y'ibiri, ariko ugahora uba mu bihe byo gusenga, ugahora uba mu bihe byo gusenga no kubana n'Imana, wirinda icyane igisa nacyo, ugendana n'Imana. Uko utindana n'Imana ubasha kugenda uhishurirwa. Tubwire abantu kugira ngo bongere basubire mu bihe byo gusenga, kandi abantu bajya gushidikanya ku bakozi b'Imana. Uyu ni umukozi w'Imana, ntabwo ari wa wundi uvuga ngo manza ubwenge ngo bimeze gute, ngo ufite abana hanjye ngo bangashye. Senga Imana ubundi tugeze